ibi ni ibiki, ibi bitabi n'ibi drugs. Njya numva amakuru bajya bambwira ko bibarimo bitari bike. Ndababwira kandi ubu ngo ni ibintu byamamaye bifite bamwe mwabyigiye hano, abandi mwabivanye hanze, bigendera hasi biranyerera, ntabwo bijya biboneka. Ariko ibyo uko abihisha kose, abo birimo hazagira uko bigaragara byanze bikunze. Ariko uko bigaragara kwa mbere nimwe byangiza ubirimo mbere na mbere yuko bigeraho bikangiza na communities muri rusange. Ariko biroroshye kubitsinda kwa mbere ni ukutabigira imvugo, ni ukutabigira ibiganiro, ni ukutabigira ibintu by'igitangaza abantu bakwiriye kuba bakora, kutabyemera. Ariko n'impamvu bidakwiye kwemerwa murabizi, ni uko ubikora arabihisha. Wowe ushaka gukora ikintu uhisha kubera iki? Uzi ko ari kibi. Ikibi se urakora iki? Rwose ndababwiye, nabonye mwacecetse mwese nk'aho mubizi, ariko ubwo ndababwiye nicyo nakora gusa ni uko nzajya mpora mbibibutsa, ariko ubwo namwe muzagera aho mwibwire. Icyo mbivugira ni iki: urubyiruko tubatezeho bya bintu nabanjirijeho, nimwe mwakiza u Rwanda rw'ejo uko tugenda dusimburana. Keretse niyo iyo mission mutayishaka, it's a different matter. Ni bamwe mutabishaka, mwaravuze ngo okay, ndetse hari aho mwageragera ngo mugashyira urubanza ku bababyaye, ngo ariko se ubundi ndi hano, ubundi mwashyize hano kubera iki? Ukabwira ababyeyi bawe mwambyariye iki? Ariko ibyo ntabwo ari urahari, ibyo ari byo byose baravuze. Ugomba gukora effort yo kuba muzima, not just for yourself, ariko no ku bandi. Kuba muzima bikagira n'inyungu ku bandi, bitari wowe gusa. Icyo tubatezeho urubyiruko mwebwe bishya u Rwanda rwifuza, yamwumva ibintu bavuga bya innovation. Murayumva iravuga buri munsi. Yes, innovation irimo abantu bameze neza, bafite ubuzima bwiza, bafite ubumenyi, bafite gushaka igera kure, irafasha, yubaka abantu, yubaka igihugu. U Rwanda nicyo twifuza. Ikindi ni commitment. Ugomba kugira ikintu cyawe, igihugu cyawe, aho ukomoka. Ugomba kugira icyo igihugu kigira icyo kiguha, ugomba kugira icyo ugiha. Igihugu kiraguha ukagiha. Ibisigaye ni politiki zisanzwe, ni policies zituma abantu biteza imbere ndetse bateza igihugu imbere, bitari ibyo gusa. Ibyo ndabasabye mujye mubitekereza.
kuri iki gice reka ndangirize ku kindi. Ibyo mvuga rero nabyo ntabwo bikwiye kuba amagambo gusa, bikwiye kujya mu bikorwa. Ibikorwa ni ukuvuga ngo mwe muri aha benshi ni abayobozi cyangwa se muri mu nzira yo kuba abayobozi. Imiyoborere aho uri hose, ku kazi ako ari ko kose, wifata ute, ukora ute, utekereza ute? Niba uri umukuru w'akarere, umuyobozi w'akarere, umuyobozi w'izindi nzego zo hasi, uhari wumva koko ukwiye kubuyobora, umuturage arakugana mugafatanya gukemura ikibazo. Investor ushaka gushora imari arakugana, mukaganira ikibazo ukagikemura, cyangwa umushyira aho ngaho ukamubwira gutegereza, kandi muri uko gutegereza ngo yibwirize agire ukuntu atunganya inzira. Birahari kugeza n'uyu munsi bibaho. Hariho hose, ntabwo ibyo bikwiye kuba biba. Ninde ejo bundi bambwiraga, hari umuntu, kubera ko nkatuye ndi hafi aho kuri Muhazi, umuntu wavuye hasi waje akora icyo kibazo, nizere ko cyakemutse. Yakoraga ibintu by'amajyambere ku mazi, yarahubatse inzu, n'umuntu uturuka hanze ufite ashaka gukora shyira ubwato ku mazi, ashaka kugira ngo yubake aho buzajya buparika. Umuyobozi w'aho ngaho ati no, mushobora kubikora. Bijyaho, ariko biza kumenyekana ko yashakaga ko abanza kumutugira kugira ngo amwemerere. Abantu bari hano cyangwa baturuka muri ibyo bice bagomba kuba babizi ibyo mvuga. Urumva, umuyobozi, niba harimo abayobozi bazakora batyo bicaye hano cyangwa bakora batyo, umenye ngo icyo ni icyaha, ubundi tudakwiye no kukubabarira twakumenye. Ibikwiye ibijyanye na RPF, ibijyanye na politiki nshya y'igihugu cyacu kubaka, dushaka kubaka, ntabwo bijyanye. Abayobozi bari hano ndababwira ngo niyo nshingano yacu gukurikirana n'ubuntu butoya nk'ubwo ngubwo buzana umwuka utari. Ibindi ni imikorere yacu muri rusange, serivisi ahantu hose, uko zitangwa, uko abantu bakora batyo baratudindiza. Ariko urubyiruko rukura ruri aho, ya resilience navugaga se tuzayivana he muri aho muri urubyiruko rwamamaza ibiyobyabwenge, asanga ngo ni ubuzima, usanga maze ibiyobyabwenge, by the way ndabishyira hamwe byose, ni inzoga n'ibindi bikomeye ntiriwe mvuga muzi, ariko reka jye mbivuge, imwe ntimujya mubivuga, aho bibera ishyano bijya muri benshi ariko ntawe ubivuga. Hari ikiyobyabwenge cy'inzoga, hari ikiyobyabwenge kindi bijya mu mutwe gusa
ibi ni ibiki, ibi bitabi n'ibi drugs. Njya numva amakuru bajya bambwira ko bibarimo bitari bike. Ndababwira kandi ubu ngo ni ibintu byamamaye bifite bamwe mwabyigiye hano, abandi mwabivanye hanze, bigendera hasi biranyerera, ntabwo bijya biboneka. Ariko ibyo uko abihisha kose, abo birimo hazagira uko bigaragara byanze bikunze. Ariko uko bigaragara kwa mbere nimwe byangiza ubirimo mbere na mbere yuko bigeraho bikangiza na communities muri rusange. Ariko biroroshye kubitsinda kwa mbere ni ukutabigira imvugo, ni ukutabigira ibiganiro, ni ukutabigira ibintu by'igitangaza abantu bakwiriye kuba bakora, kutabyemera. Ariko n'impamvu bidakwiye kwemerwa murabizi, ni uko ubikora arabihisha. Wowe ushaka gukora ikintu uhisha kubera iki? Kuzi ko ari kibi. Ikibi se urakora iki? Rwose ndababwiye, nabonye mwacecetse mwese nk'aho mubizi, ariko ubwo ndababwiye nicyo nakora gusa ni uko nzajya mpora mbibibutsa, ariko nkora